Yes, mwiriwe neza abakunzi ba John Lake update. Nkoze iyi video kugira ngo mbagezeho iyi update. Ejo nari ndi kwereka screen zigaragaza ukuntu nabikuje muri iyi platform, kandi rwose amafaranga yangezeho ari meza cyane. Urabona ko ejo nabikuje $5 n'ibice 5. Uri kubona neza hano $5 n'ibice 5 narabikuje. Ahangaha ntari narashyiramo wallet address imwe muri Binance kubera ko ijya ahangaha nafashe screen kugira ngo verify ndebe koko ko ibi bintu ari byo. Noneho maze kubikora urabona ko hano bahise bambwira ngo withdraw byakunze. Hano bavuze ngo byakunze bitewe nuko nabikuje. No bari kuvuga hejuru, bari kuvuga ngo niba ari $5 aramara amasaha 48, kandi jewe nari ngiye kubikuza $1 n'ibice 5. Hano nari maze kubikuza, ubona ko hano bitacyari pending, byari bikiri pending, kandi rwose aya mafaranga nari yabikuje. Noneho aha ni muri application nabikujemo aya mafaranga. Urabona ko hano bari kugaragaza ko $1 ryanjye n'ibice 5 byoherejwe, kandi urabona ko hano byabaye successful. Bigaragare ko nari namaze kubikuza amafaranga yanjye ageze kuri Binance, kandi urabona ko ari hejuru urabona hari notification za Binance zigaragaza ko amafaranga amaze kugera kuri Binance. Izi ni screenshot nagiye mfata zigaragaza ukuntu amafaranga yahageze. Mu minota itarenze 3 amafaranga yarahageze. Urabona ko nabikuje $1 n'ibice 5, ariko yangezeho ari $1 n'ibice 35. Yes, uri kubyumva ko bakaseho 15. Birumvikana neza. Izi ni notification nafashe zo muri Binance. Hano bari kumbwira ko bari guprocessinga nyine kugira ngo bemeze $1 ariho rije. Noneho hano urabona ko bavuze ngo you have successful deposit. Bari kugaragaza nyine ko byakunze kuba amafaranga yakorezwa kuri Binance avuye muri iyo platform. Ubu rero muri aka kanya ibi byose bikoze kugira ngo mbereke ko ibintu nakoze ejo byari bimeze neza cyane kandi byakunze. Aha ni muri Binance, urabona ko rwose $1 ryangezeho. Iyi screen yifasha ahasigaye hashize iminota 28 amafaranga amaze kugera kuri Binance. Aha rero ni muri ya platform, urabona ko naho bari bagaragaje ko kubikuza byabaye successful, cyangwa se payment yoherejwe. Bohereje $1 n'ibice 5, ariko nkuko mwabibonye kuri Binance yangezeho ari $1 n'ibice 35. Kandi urabona ko nari mbikuje ku itariki 10 z'ukwa kabiri saa 7:44 ama USDT. Urabona ko hano yangeze ari USDT 1.35, nkuko nabwaga nabikuje saa 7:44, kandi urabona ko hano Binance yagaragaje ko amafaranga yangezeho saa 7:46. Ibi ni ibigaragaza ko muri Binance amafaranga cyangwa se ama USDT yagezeho nta kibazo. Reka mbere ku buryo ki ushobora kwiyandikisha. Link urayisanga muri comment y'iyi video, comment ibanza, cyangwa se muri description y'iyi video kugira ngo ubashe kwiyandikisha. Ukimara kuyikanda rero tugera ahantu hameze gutya. Yes, numara gutegerezaho gato ushobora gukanda hano handitse ngo continue, cyangwa se ugakanda hano hasi handitse ngo see in Play Store. No, ugahita ukanda hamwe muri aho, bahita bakugeza muri Play Store nyirizina. Ukimara kujya muri Play Store nyirizina urahita ugera kuri iyi application yitwa Hi Fami. Iyi application yitwa Hi Fami, aho kiri gukora ahita ukanda hano handitse ngo install. Uyinstall muri telefone yawe cyangwa se uyidownloading. Urayikandaho noneho utegereze uyinstall muri telefone yawe. Tegerezaho gato. Yes, application ikimara kwe downloading aho urahita ukanda hano kuri open. Winjiye muri application nyirizina. Ukigera hano urahita ukanda hano handitse ngo continue with Google. Ukanda hano handitse ngo continue with Google. Noneho tujya guhitamo email uri bukoreshe wiyandikisha. Hano nuhagera urahita ukanda hano handitse ngo agree and share.
urakomeza noneho uhita ugera muri application nyirizina. Urabona ko bamaze kumpa ikaze yuko niyandikishije, urahita uhitamo igitsina cyawe niba ari umugabo cyangwa se umugore, uhita uhitamo umugore bitewe n'uko iyi account ifunguriye umugore. Noneho hano urahitamo guhindura imyaka se cyangwa ushobora no kubyihorera. Hano hasi urabona ko bari kuvuga ko bitewe n'uko wakoresha invitation code urabona bonus ya 0.1. Iyi ni nayo heraho uhita ubikuza. Noneho uhita ukanda hano hasi handitse ngo complete, hano uri bukande kugira ngo wiyandikishe. Yes, cyangwa se hano hejuru ushobora gushyiramo ifoto yawe kugira ngo profile yawe igaragare, havemo inyuguti y'izina ryawe kugira ngo hajyemo ifoto. Ugashyiramo ifoto, utakanda hano hasi kuri understand. Yes, noneho mpitemo ifoto nshyiramo. Ushobora gushyiramo ifoto yawe cyangwa se ugashyiramo indi wahisemo, uhita ukanda hano kuri complete. Ukimara gukanda kuri complete urahita ugera hano muri mining. Urabona ko bari kukubwira ngo kora claim. Kora ako kantu kameze nk'akananjoro cyangwa se akuma katubwatsi niho uri bukande. Iyo wakanze urahita uzamura izo bita gold zite zigera hejuru, uhita ubona na 0.5 0.05 USDT. Yes, no kuvuga ngo izo 0.5 USDT urahita uzibona. None urabona ko kubera nongeye guclaiminga ibaye 0.1. Yes, ushobora gukora hano upgrade kugira ngo uzubone 0.05 cyangwa se ukongera ugaclaiminga. Urabona ko bari kukubwira ko kubikuza birashoboka 0.1 USDT yibikuza birashoboka. Uretse ko ubu ntabwo dushaka guhita tubikuza, ahubwo reka twakire bonus badahite nuko twayandikishe dukoresheje referral code cyangwa se referral link. Kandeho. Yes, noneho urabona ko ari kutubwira ngo twongere tugire iki duclaiminga. Ukanda kuri aka kantu warangiza ugaclaiminga. Yes, giclaiminga urabona ko bahise baguha 0.1. Hano bari kukubwira ngo subira inyuma, urahita ukanda hano kuri noneho ugende wongere uclaiminge. Hano ni muri room narengiyemo ariko kambe nyiretse noneho nkaraiminga hano akanda. Yes, urabona ko bibaye 0.11. Nukuvuga ngo ugenda uclaiminga ariko balance yawe igenda yiyongera, ari nako ubona USDT zo gushyira kuri Binance. Duclaiminge, urabona ko baduhaye 0.01 bibaye 0 kuri balance tumaze kugeraho 0.12. Yes, no kugenda ubikora rero ugenda uclaiminga gurude zikajya hejuru, hanyuma haba hari na gifuti cyangwa se red packet baguhaye igahita ijya hariya kuri USDT. Ucunga n'amasegonda ari hano hasi, urabona ko bararangiye ndaclaiminga. Yes, urabona ko gurude bahise bazishyira hejuru ariko na USDT baduhaye. Nukuvuga ngo rero utegereza aya masegonda aba ari kwibara hano hasi ahangaha. Urabona ko birarangiye, kanongere claiminge, ndakandaho claiminge. Yes, urabona ko bampaye 0.1. Murabona ko kwinjiza amafaranga biroroshye kubera ko iyo umaze kugwiza minimum yo kubikuza urabikuza. Yes, urabona ko hano hari 0.14 kandi urabona ko akamenyetso ka withdraw kari kunyegenyega, bishatse kumvikanisha ko ushobora kubikuza. Uko ugenda uclaiminga niko bagenda baguha USDT. Hano bari kukubwira ngo kanda join ubone 0.05 bya USDT bijye kuri balance yawe. Nukuvuga ngo nukanda kuri join ukinjira muri room runaka, room nizi ziba ziri hasi. Kambanze claiminge izi gurude bampaye. Yes, urabona ko maze kuziclaiminga. Rero uhita ukanda hano hejuru handitse ngo family party. Ukanze kuri family party winjira muri party runaka, noneho ukayibona task. Yes, urabona rero ko biroroshye cyane. Reka subira inyuma, noneho urabona ko bari kuvuga ngo claiminge
ndongera nkande ku kamenyetso ko gukureminga kugira ngo nkomeze ngwize koyini zanjye. Urabona bibaye 0.21 uko ngenda nkireminga niko zigenda ziyongera. Noneho haba harimo n'uburyo bwo kuzamura amarevo. Mbanze nkureminge, yes, bibaye 0.22. Ndi kuvuga ko hari uburyo bwo kuzamura revo. Kuzamura revo iyo umaze gukureminga hano baguha korude nizo ukoresha uzamura revo. Urabona kano kantu kari gutigita hano hasi ibumoso, iyo ugakanzeho niko uzamuriraho revo yawe. Kadukureminge, yes, ni ukuvuga ngo kugakandaho byonyine uba uzamuye revo. Yes, mbibutsa ko niba wowe uri kumayininga Hi Fami ikorana imbaraga kuko itanga amafaranga. Urabona ko tumaze kugira 0.24 kandi dushobora kubikuza 0.1 uyu munsi. Uko tugenda dukora rero tukinjiramo kenshi niko tugenda twuzuza ibisabwa kugira ngo tubikuze. Urabona ko tumaze kugwiza 0.25 dore ibara. Yes, urabona ko hano hari 0.25 bya USDT. No kuvuga ngo nitumara kubikuza 0.1 ahita hasigara 0.15, ariko uyu munsi ntabwo turi bubikuze, ahubwo video yo kubikuza nzongera bakorera kugira ngo mubone uko umuntu ashobora kubikuza amafaranga akagera kuri Binance. Yes, mining rero iroroshye, kandi impamvu yoroshye nuko ukandaho gusa ubundi ibindi bikikora. Urabona ko y'amasegonda arangije kwibara ugahita ukanda muri kariya kantu kameze nk'akuma, korude zizamuka zijya hejuru. Urabona ko umaze kugira korude 1970. Hano kandi hariho 0.25. Aya niyo mafaranga umuntu agenda yinjiza uko agenda akureminga uko nakomeje mbivuga. Ukanda aho ngaho ubundi korude zikajya hariya hejuru. Komeje mbabwira ibyo kuzamura revo. Kanda hano hari akantu kari kugira hano, akantu kari kunyeganyega, niko ukandaho ukazamura revo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi kuri revo ya 2, ariko kugira ngo revo yanjye izamuke biransaba kugakandaho kugira ngo nzamure revo. Kandi iyo maze kuzamura revo n'amafaranga yo kubikuza agenda yiyongera. Harimo uburyo bwo kugura akarobo kakajya kagukuremengera. Urabona ko balance yanjye yagabanutse, kandi urabona ko hano hasi hari uburyo bwo kukuremenga, izajya yikuremenga. Rero kugira ngo nawe urakoresha balance ufite, urakanda kuri withdraw. Kimara kwakanda urategerezaho gato kugira ngo ugere aho ubasha kukagurira. Bibutsa ko izo wamaze gukureminga ziriya USDT iyo zimaze kuba 0.5 nizo zigura ako karobo kazajya gagukuremingira. Noneho nugera hano urahita ukanda hano handitse ngo urabona ko mfite 0.19 kwakona kaguze. Hano urahita ukanda kuri shop wowe hano. Ukimara gukanda kuri shop urahita ukabona hano hasi akita putre. Noneho urakagura kakajya kagukuremingira iminsi 7. Ahangaha urabona ko iminsi 7 kagukuremingira. Noneho wowe kugira ngo ukagure uraza ukande hano hasi handitse ngo redeem. Ni ukuvuga ngo urabanza urebe kuri balance niba ufiteho 0.5 wakureminze. Noneho nukanda kuri redeem uraba ukaguze ku buryo kazajya kagukuremingira. Ni ukuvuga ngo nikazajya kagukuremingira uzajya usanga balance yawe yiyongereye. Yes, reka nze mbere ku buryo ki kari gukureminga. Dore ni akangaka kari hano hasi. Ahangaha akangaka urabona ko mfite iminsi 6 kazajya gakoresha kankuremingira. Niriwe nkandaho nkuko natangiye mvuga ngo kandaho, ubwo kazajya kabikora niriwe nkandaho. Yes, reka mbanze nkureminge aka kantu akangaka kari hano hasi. Akangaka reka nkakandeho nkakureminge. Ni ukuvuga ngo iyi ni nka bonus mba mpawe. Yes, noneho reka dusubire hejuru dutegereze turebe ukuntu
karobo kari budukremingire, noneho ukagenda gakreminga zikajya zijya kuri balance. Kadutegerezeho gato rero amasegonda y'ibare arangire, dutegerezeho gato rwose. Urabona ko hasigaye amasegonda 9, 8, 7, 6. Turategerezeho gato kugira ngo kadukorere umurimo twari gukora. Tegereze neza witonze. Yes, urabona ko karabikoze rwose, ntabwo wirirwa ukandaho, ahubwo urategereza kakajya kabigukorera. Nubwo waba udafite megabyte cyangwa se utari online cyangwa se telefone yawe ishobora kuba yanazimye, ariko aka karobo ko kagenda kagukuremingira uko iminota cyangwa se amasegonda arangiye. Ndizera ko muri ukomeze kugubwa neza rero. Muri video ikurikira nzabereka uburyo ki umuntu ashobora kubikuza amafaranga muri Hi Fami akagera kuri Binance. Niba utayifite reba video iri muri description y'iyi video kugira ngo urebe uko ushobora gufungura Binance yawe. Ndizera ko muri ukomeze kugubwa neza rero. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi update cyangwa video nshya zigaragaza uko wakora amafaranga online. Mukomeze kugubwa neza rero, ndabakunda cyane.